burya nta mibare yawe reka dukora akazi. have ibyo ndabigukorera wiyungabanya umwana. Urakoze cyane. Reka ngire icyo mwibariza Suzi, muri iki gihe cyo gutwita sibwo abadamu baba bafite ubushake bwinshi. Iyo mba mfite amahirwe yo kuba ndi kumwe n'umudamu nkawe sinari kujya nifata, asa nk'ibyuzuye umugisha. Abel twubahane, ubwo uri kumbwira ibiki? Nta muco namba ufite. Oya reka kwitwara utyo rwose, sigaho. Reka nzi ko uyu mwana yasamwe, ibyo ndimo kuvuga, reka kwirengagiza. Utekereza uyu mwana yavuye he? Abel ugomba kunyubaha. Bireka ndaziguterurira. Ntabyo nkeneye. Ntukigire gutyo Suzi, kubera icyo urakazwa n'akantu gato nk'aka. Suzi. Nka Abel muri iyi video ushobora gutekereza ko kuvuga amagambo nk'aya ku mugore utwite ntacyo bitwaye. Iri ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ushobora gutekereza ko guhohotera abagore batwite bibera mu muhanda gusa, ntibibe byabera ku kazi cyangwa mu mashuri. Ongera ubitekerezeho. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore batwite ribaho kenshi kurusha uko ubitekereza. Iri hohoterwa rihera mu gukoresha amagambo n'ibikorwa bishobora gushyira mu kaga barikorerwa. Tega amatwi iyi nkuru. Umwarimu ushinzwe kuganiriza abanyeshuri mu ishuri ry'imyuga muri Kenya agiye kudusangiza uburyo bakemuye ikibazo gikomeye cy'umunyeshuri utwite wakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Umunyeshuri yari arimo araterwa inkunga yo kwiga muri kaminuza. Igihe yaje kwiga yageze aha aratwita, batubwira ko uwo munyeshuri yari yarashatse. Nyuma y'uko asamye yatangiye kugirana ibibazo n'umuterankunga we. Ikibazo cyari uko umuterankunga yashakaga gukorana imibonano mpuzabitsina n'umunyeshuri we. Yatangiye kumutesha umutwe cyane avuga ko kuba yaratwaye inda bivuze ko yakoraga imibonano mpuzabitsina, bityo agomba kwemera kumuha kugira ngo abone amafaranga y'ishuri. Amagambo umuterankunga yakoresheje ashobora kuba yari akakaye kandi adakwiye ku munyeshuri, nko kumubwira ngo iyo utwite bisobanuye ko ukora imibonano mpuzabitsina, bivuga ko uyikora buri munsi, kuki utabikorana nanjye rimwe gusa, ntacyo byahindura, uzakomeza umere neza, ntacyo bizagutwara, uzagumana umwana wawe n'ibindi byose n'umugabo wawe, ariko njye nukumpaho ubundi nkigendera. Amagambo atifuzwa nka uri mwiza, uri n'iki n'iki, iyo uri muri ibi bihe gutya na gutya. Hari n'ubutumwa bugufi bwanditswe kandi ubuyobozi bwarabubonye. Umunyeshuri yahise ahabwa ubujyanama kandi umuterankunga yategetswe gukomeza kumwishyurira mu buryo atamenye ibyabaye. Nyuma umunyeshuri arangije amasomo, twashimiye umuterankunga kubwo kwishyurira umunyeshuri, ariko tumubwira ko dufite raporo zivuga ko yagerageje gukorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina umunyeshuri wacu. Tumusaba ko yarekeraho kuba umuterankunga, ariko umunyeshuri yarangije amasomo ye. Abantu bavuga amagambo adakwiye cyangwa bagakorera ibikorwa bidakwiye abagore batwite bagomba gukumirwa. Ahantu hose, haba ku kazi cyangwa mu bigo by'amashuri, hagomba gutuma abagore batwite bumva bamerewe neza kandi batekanye ku buryo banatanga ibirego by'ihohoterwa. Ibi bishobora gukorwa binyuze mu bantu bashinzwe kubitaho by'umwihariko nk'uko twabonye byagenze muri kiriya kigo cy'imyuga.